ese wanditse umva reka kumvikana sibyo ntungore ibyo wari urimo narabibonye gahunda ase unyire banza wumva sudi wanditse ndumva ibiki ntabwo nshaka kuryama umudu wari urimo narayibonye ndekuze ntungore ntungore se ntungore iki gusa uramutse undakaje ibintu nakora ndabishyira kuri social media mbabara nongera kunkuraho sheri ni ukuri nyumva baby ni ukuri kwiba amafaranga yanjye naguhaye mu gihe narayagaruze ntabwo tugira twakumvikana kuri ibyo bintu ushaka sandumva nkubwire ibintu dukora rwose nta nyungu ibirimo iki banza unyumve uzanera inda mbyare uzanera inda banza umbwire uzanera inda nkubyarire banza ubimbwire mbabara tubireke ese ubu nicaye nabi ahubwo nawe wicaye nabi ariko idimana yawe yicara nk'abakobwa yicara nk'abari cyane nabyo nashobora ntiyambara ipantaro baragereka mubwire kugira ngo nzicara usange nicaye gutya nifashe nawe niyo nambaye ikanzu nshiduka ameze ngiye nambaye ikanzu barumva nagiye kuguruka kandi asije ko nambaye ikanzu mba nambaye amakanzu agera ku birenge nshiduka nicaye gutya kuri nyine mba numva kwicara gutya mba numva aribwo nisanzwe hari n'ukuntu ngiye nyinyiteye cya mama nkumva ndabangamiwe kandi kigera baby mama yanjye Kristo bite ni byiza Yesu we ndigumura Meste Urujya hese Kiyano yijya kuzana kantu Ibaze ko yatekereje ko turahura Yego none turahura Yabundi nta nubwo bwakwira tuza kubushya Yego inde ayi igihugu uzaye kubona ubone musanze mu rugo Niko nutinya meri se waje Meri wawe ndashaka kuzamusubiza namusanze mu rugo kuri hano se Subira ko twumwe na Christelle se Yego Haranzwe twari tuvuye nyine tuza twicarira arongeye usika twateye ahubwo bebe kagende rero kumeze uganira na Christelle wihangane niba ngurogoye nari kansefera bebe sibyo bebe Tava gukumbura. Yego. Ndabikunda. Ndabikunda. Bye. Bye. Aisha. Sawa. Sawa. Kriste bye. Yego. Asante. Asante sana. Cyaza sinzi impamvu nyine sositeme imuhema mbona nishimye sinzi nyine ukuntu mbabi uramukunda oya ntabwo ari kumukunda nyine turi inshuti nye pe ndabibona ako ni muhimba numva mara sositeme ari byiza gusa ni ukuri pe rero mutipe twakundanye wumva ndamukunda subize abandi bose bari kandi sositeme sinjya mubeshya ndamukunda
mbwiye sheri ntukarenze 2 days utaje kumva ntabwo ubwo si ubwo ijoro rimwe ryawe byakunda cyangwa n'umunsi twakoze byari bikwiye cyane sigaye numva twahorana amavi ega niyo wanjye sigaye numva utataha ndagukunda bye mwa Chelsea basi avuye muri phone tukavugana sibyo asiva muri phone tukavugana bebe ndagukunda sibyo ndabizi bisi nubizi basi ni wawe basi yanganiye kirani tuganishe nisi rega twaganiriye naje telefone gusura bitwaye mukumbuye kandi nshaka ko tuganira sheri nta kibazo ariko ndimo ndakumva ndetse ufata phone hari ikibazo oya basi reka tuganire udafite telefone sibyo nta kibazo nyine ndeba arabisikora neza sheri urakoze basi hari utuntu ndimo twihutirwa basi tuntu utanuduke basi sheri wanjye bisi kuko basi yangana nyine sheri bebe wanyumvise ko ubu urabona nzayanza kugusura nkabona ntutuje se ushaka kumvugisha ese ubu basi naba naje kugira ute ese ubabona naje hano nagukunda sheri basi wanyumvise ese basi wamvugishije sheri basi wamvugishije ubishaka nisi ntabwo ndi kukuvugisha nese ko mbona uri bize oke ndeba nawe tuvugane sheri icara gutya basi nese ndakugoye oya nta kibazo bebe ndashaka kuzakugurira akandi kantu katarakagara urumva bebe sinagushaka kumvugisha ndimo ndakumva ndashaka kuzakugura utundi tuntu nka tubiri kamwe kagashyira hano sibyo bebe ese wabaye nta kibazo ariko sindi kukumva message sawa wowe nanjye meze neza mbona uri bize ndahari nta kibazo ahari mbona nyine uri kwicara ugatekereza iki nari bebe nta kibazo nta kibazo kandi ngende kwibona ko gifite nisi urabona afite ikihe kibazo ngiye meze neza nta kibazo mfite ndashaka ko nimugoroba dusohoka ese bebe basi washyize phone hasi tukavugana ase ntabwo ase turakomeza kuvugana uri muri phone ngiye naje kukureba kuko nagushaka ase basi muri iyi minsi undi byagenze bite yesigaye nza kukureba ukahugira muri phone nkabona sinzi ibintu urimo bite byawe ase turi kumwe kuba uri kumwe nanjye somba naje kukureba kuko natagushaka sigara muri phone yawe wenda umpa amahoro shaka Christian nagutuza nakomna nese ubu watuza gute ese tubwiye byenda ute erega mani Christian ukuntu nyine asigaye ameze yarahindutse ntabwo akinyumva njya kumureba akaba ari muri phone nyine sinzi niba atakinkunda simizi kandi ngiye mba nshaka nyine niba turi kumwe tube twishimye tuganira ariko sasa narangiye sinzi ukuntu abikubwira Eddie ashaka afite stress ziri gutuma nyine byose biba akunyere tu cyangwa se ushobora no gusanga wenda yaranabonye n'undi mushinga oya wivuga ibyo ngibyo kubera iki wenda nyine atanambwiye ati sosite amufite ndabona wenda njye nawe nyine bitakiri neza reka tubireke nabonye undi mushinga amufite yabikubwiye iryo jambo ryaramunaniye ashaka muri afite udu stress nyine akabura ukuntu mwamuri kumwe yabitikiza nyine gusinzi ukuntu yakubwiye ngiye ukuntu biri bugende ikintu nagufasha ni ukugenda nkamuganiriza nk'inshuti ye nkamubaza amakuru uko bimeze Christe uzi igihe mperukira guseka nyine ubundi ibyishimo byanjye nabikuraga
kwa Eda ariko ubu ngubu nyine ntabwo akinyumva se basi we kuri inshuti yawe basi nyine basi menyera niba nta wundi mushera afite ari umustress Ede turi inshuti nawe ahubwo icyiza nuko naza kugira iwabo nkamuganira se usigaye uhugiye mu biki ku buryo usigaye ubuze umwanya sosiyete wenda ngewe icyo ari bume igisubizo ari bumereze nk'inshuti yego sha Kristo mwana byiyorere icyo naza nkakubwira ko sinzi pe nyine uzi nko kubona nk'urukundo watangiye ukabona rurimo ruragenda rucika intege nyine aba ari ibintu bigoranye nyine no kubyakira birakumenera amazi uzi ko mba numva nenda no kurira nyine kubona wikomeza nyine nk'umugabo ese wakomera gute man erega umuntu ukunda nyine iyo ubonye yahindutse nawe biragucanga ukibaza se basi nakoze ukakibura wamubaze se basi kutamvugisha ngo nari mwese Kristo nyine ni handi usanga umuntu twenda no gusara nyine sose mani wumva utuje basi ndaza kumukubaza yakumva muri uwo utuje nisubira agenda gute ndamuhamagara nkamuhamagara tushiri ngo mbwira ndakumva ntarebe nyenda ndaza kumukuganiriza wazo twabigenza utenyine uhiwe wihangane nyine wumva ukomeye muri wowe gusa ariko mani wenda nyine bifite impamvu ariko basi wowe nk'umucuti we umwinjirire ujye unamubwira ko mukunda cyane kuko rega njyewe muri njye mba numva nenda no guturika iyo turi kuganira ndabimubwira aho merekeza nitaye ntari bitugenda natwe ngende hafi yo kuvuga ko nyine mani wihangane numva reka twumvikane sibyo ntungore ibyo wari urimo narabibonye gahunda ase unyine banza wumva sudi wari numva ndumva ibiki ntabwo nshaka kuryama umudu wari urimo narayibonye ndekuze Ede ntungore n'ingore se n'ingore iki gusa uramutse undakaje ibintu nakora nabishyira kuri social media mbabara nongera kunkoraho Jackson Deka watije nzira kubwira ngo nshaka kuryama mvaho wambabariye Jackson Vimbere Jackson Deka Jackson Deka ariko Ede sundi wandetse usubize kino kintu uryamana n'abakobwa bagenzi bawe muri se bikureba iki nimba ndyamana nawe ngo turyamana n'abakobwa bagenzi bawe mukora biriya bintu ariko twebwe abasore twazukanga Ndeka nyine Jackson watanze wanjye gende ukura bihe nyungu twe tutaguha Jackson Deka watanze wanjye undi kuryamana nanjye nitegeko Jackson gendeka as Ede ugira ubuhe bwese Jackson wande subundi Jackson gendeka muri kiriki Jackson Jackson Deka we bite byawe mwana Jackson kuri ahangaha bite byawe sheri uyu ninde uri gukora icyano bite byawe mwana asosite genda gake ngende gake ahangaho urahazi nyine kuri ahangaha sheri uyu ninde ari gukora icyaha Jackson mu rugo Jackson ahangaha genda gakeya Jackson sinshwane nawe simpfu ubusa nawe dekura usohoke nkomeze ibyo narindimo si sawa kugira ngo asohoke manje wandekuye wowe ntabwo byose ari wowe iyo nyine Jackson ahangaha ari gukora iki niba muhamagaye muhamagara se none yasohotse sora sheri wanjye hako mwana ndusohoka Jackson iki nicyo kibazo urinde ibintu byose ukora n'ibyo ariko mani bro Jackson Ede uri kubibona nibise tuma nkora amakosa nyine niba nabyo uri kubibona basi mubahe ko mutari mu ngo zanyu uzi icyo mufitiye nega amatwi nkubwire Ede ngwino hano Sundi kuneranya na sheri wanjye birakumarira iki nijya kubwiye ngo ukora ibyo wakoze nkora ibiki ngwino hano Ede uri kunyiyaka ngiye watuma mbwira abantu bose asimwaretse mureke mwana ushobora gusona na nyana sosite banza wumve tanagwisohora ushobora kumubwira agasohoka cyangwa natwaye ibintu gato nyine ushobora kumusohora cyane arasohoka ngani muhana sohora rero no musego bamagara ntabwo ngenda sohoka umva sosite asemani bro wasohotse uramamagara ngiye gahunda pe nawe wasohotse urakora icyanga Jackson wasohotse ni sheri nyine wasohotse uri gukora icyangaho sheri wasohoye umuntu Ede nareba sheri ko wasohoye umubiri sheri wasohoye umuntu sosite dore ikintu cyatumye ndi hano iki cyagutumye uri ahangaha ntabwo ngikindeba sohoka ajya ntabwo ndapfuye nawe kuko Ede aratinda ngwiki
sibyo ninde ubikubajije subwo sheri nukuri ntago ari byo we nekura buri ukaweza kureba hano nakugandeba ukabyanga nese undi ninde ukubwiye karyo nukuri ngiye na umutinganye ndi gukora iki hano niba utaramo basi tuzavugana si undi byo ninde sundi kubwiye ko wowe umutinganye niyo mpamvu utakina niwe ureba sheri nukuri ntago ndi umutinganye sose uri umutinganye nukuri umamagare ngo nzume gumana na Jackson kundabona eduru umutinganye wowe uri umutinganye wowe sose tuza gato wumve ibyo nibyo wumvise sheri mbabari sheri nukuri manzi we umve ntumurike je usanga abakobwa nukuri bakubwiye ntago ari byo basi ugasanga abakobwa muri baby nukuri ntago ari se wanyumvisha mara yanjye wunda ukuri ni kuko ibintu ngore kidaca munsi noneho yayishyize telefone kayishyize alo Marito Sando meze bon uraryamye hari akantu gato nshaka ko tuganiraho mva nyine Sando ndashaka kubwira gahunda njye nawe tugirana numvaga zahagarara bitakomeza ibintu byose twacanyemo tunyuranamo ndumva nyine bitakiri sawa ko tubikomeza ndumva byahagarara Sando ndiseriye pe ndiseriye rwose ibintu njye nawe dukora ndifuza ko twabihagarika ko bitashoboka ntabwo byashoboka Sando mva mbwira kunyumva urabizi ko njye nawe twakundanye mfite umukunzi wenda tureke n'ibyo kuba mfite umukunzi ndifuza ko nyine urukundo rwanjye nawe ruhagarara pe egereka mubwira ikintu kitaruzi urayumva neza ndakunda ibyo bintu uri kwibwira ntabwo byakunda njye nawe twemeje ko tuzagumana ahubwo umuntu ukamureka sinzi n'impamvu ko utangiye kumbwira ibyo bintu asi Sando basi nyumva urabizi twese turi abakobwa n'isi ibintu bizatumarira iki yumva mubwire urayumva neza ndakumva mana amafaranga yanjye naguhaye mu gihe narayagaruze ntabwo tugira twakumvikana kuri ibyo bintu ushaka Sando mva mubwire ibintu dukora rwose nta nyungu ibirimo banza unyumve uzanera inda mbyare uzanera inda banza umbwire uzanera inda nkubyarire banza ubimbwire mbabara tubireke ibyo twakoranye byari ibyo twarishimishije bihagije nta n'amafaranga uheruka kumara ibyo uri kumbwira ntabwo bishoboka njye nshaka ko tubihagarika ibintu byo guhuza njye nawe twaryamana ibyo bintu Sando ndarabihaze tubireke nta kintu nanyweye ndi muzima Sando mbabarira wowe uzanera inda nkubyarire se kumvikanye yuko ugomba kunshimisha uko ushaka mva nkubwire Sando guhera uyu munsi banza unyumve gato guhera uyu munsi mbabarira nutume mvuga nabi nta kintu kizongera kuduhuza njye nawe umva mutamubwira aka kanya ubu tuvugana nsanga mu rugo njye nawe tuganira Sando nta kintu kizongera kumuzana njye nawe mbabarira kandi ndanagukubye nongere niwongere kuma
twakumvikana uri bunsange mu rugo. none sinyikaragira umukobwa nawe sinzi ubwoko sindabigenza ute ibintu sinshaka gukomeza kubikora rwose mana yanjye ariko ibi byose ninjye wabyishoyemo gusa aracyamamagara mbaza iki ngiye kumuboroka pe nta kundi nabigenza